atiganira nanjye hari icyo nshaka kukubwira. Arakoze cyane umuhanzi Bigizi Gentil, niwe udufashije kwinjira neza muri iki kiganiro Gospel Talk ukurikira buri cyumweru guhera saa 3 za mu gitondo kugeza saa 5 uko cyakabaye. Wongera kugikurikira kuwa gatatu guhera saa 3:15 z'ijoro. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese abadukurikiye. Indirimbo yitwa Have Satani, uwayiririmbye yitwa Mukasine Marie Gwiza cyangwa se Mama Gwiza, naryo ni irye. Rero uyu nguyu wamumenye mu ndirimbo zitandukanye, Imana Iratabara, Have Satani n'izindi nyinshi zitandukanye. Aka kanya reka tugerageze kumushaka ku murongo wa telefone tuganire tumenye niki kijya mbere ku bikorwa bya Marie Gwiza Mukasine, hanyuma rero ubwo ngubwo tuze kumubaza. Aka kanya niba udukurikiye ushobora no kutwandikira ubutumwa bugufi niba hari icyo twamukubariza tukamubaza. Mwaramutse neza Mama Gwiza? Mwaramutse neza. Yesu nashimwe. Esa imbazwe. Aho Satani ntiyaba ari kwigaragambya ashaka kugutera ubwoba? ya tuzamutsindisha ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Haryo ubwiye ashatse kwigaragambya wowe umwikuraho utumukangisha ibi irihe jambo? Tandirimba ni Have Satani w'intera ubwoba, umwami wanjye ntagipfa, yatsinze urupfu n'akuzima, abadayimoni bose barahunga, ntagipfa n'ukuri ntagipfa. Ikintu cya mbere nkunze nuko uhise wumva ko nyine ugomba guhita uririmba gutyo, kuko hari igihe ubwira umuntu ugasanga ntiyumvishe ikibazo. Ariko urumva ko Mama Gwiza mwaramutse neza? Baramutse neza. Yesu yadukinguriye, Imana ishimwe. Ubu tuvugana urihe neza? Ubu tuvugana ni mu karere ka Nyamasheke, mu murenge wa Kanjongo, hafi y'ibitaro bya Kibogora cyangwa hafi y'Isantere ya Tyazo. Yego, niho tubaye muri iyi minsi. Yego, nahoze mbivugaho mu kanya kashize ko uri umwe mu baririmbyi abakozi b'Imana bazwi mu ndirimbo zitandukanye, harimo niyo uririmbyeho. Harya buri izindi ndirimbo abantu bagiye bakumenyaho ni izihe Mama Gwiza? Indirimbo ivuga ngo Imana Iratabara, ni indirimbo ivuga umugani w'abararikwa babi. Yego, ni indirimbo ivuga ngo nimukomere bana b'Imana, ndetse muri iyi minsi nabashyiriyeho n'indi ndirimbo ivuga ngo haracyari ibyiringiro nubwo covid igenda isesera, ariko haracyariho ibyiringiro. Yego, Mukasine Marie Gwiza, nkuko bigarutseho koko abantu bagiye bakuzi mu ndirimbo zigiye zitandukanye, uri umwe mu bantu narinziho kwitabira ibitaramo cyane. Mbese muri uru Rwanda ubanza nta karere utarakandagiramo mwivuga butumwa mbere nyine bikiba covid itaraza, ibitaramo bikagenda bihagarikwa. Mukasine Marie Gwiza, dusubira inyuma gatoya, umwaka duteye umugongo wa 2020 nibwo icyorezo cya coronavirus cyugarije isi kuri ubu ngubu cyagaragaye mu Rwanda, bituma nyine hagenda hafatwa ingamba zitandukanye. Muri zo twavugaga harimo nko guhagarika ibyo bitaramo abenshi nawe urimo bakundaga kwitabira. Uriya mwaka mu maso yawe nka Marie Gwiza nk'umuhanzi wawubonye ute, niki wawuvugaho? Mu bigaragara ntabwo kuri tele cyangwa se nk'uko mwavugaga muri ibyo bitaramo byakorwaga mu nsengero, ntabwo byakunze gukorwa neza, kuko urabona ko cyatangiye mu ntangiriro z'umwaka, none na n'uyu nguyu tukaba tugezemo, ntabwo byakunze kugenda neza. Ariko abahanzi bagerageje gukorera ku mbuga nkoranyambaga byagerageje kugenda neza, kubera ko burya umusirikari yitabara uko atewe.
yego. Nubwo byagenze bityo uri umwe mu bantu bagerageza ugakora indirimbo ukazishyira ahagaragara muri uriya mwaka. Indirimbo washyize ahagaragara utwibukije ni nk'izihe? muri uriya mwaka nashyize hanze indirimbo ivuga ngo haracyariho ibyiringiro bagenzi yuko igiti cyatemwe kigera igihe kikongera kigashibuka. Haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kigera igihe kikongera kigashibuka. Naje gushyiraho n'indirimbo iyo rwose ivuga ngo nimukomere bana b'Imana, nimukomere nubwo satani ari kutugenza cyane, ariko nimukomere. Yunganira iyo ngiyo ivuga ngo haracyariho ibyiringiro. Naje gushyiraho nashyizeho amashusho yayo, nshyiraho n'indi y'umugani nayo nyikorera amashusho. Yego. Mu gutangira rero uyu mwaka turacyari mu kwezi kwa mbere kugana ku musozo, ku kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2021 nabwo ibikorwa birarimbanyije. Hari indirimbo yitwa umugani ndetse hari n'umuvugo. Tutaragera ku muvugo, indirimbo yitwa umugani ni iyi ngiyi. Muri iyi ndirimbo washakaga kuvuga iki Marie Gwiza? Muri iyi ndirimbo nashakaga kuvuga ngo nimwitegure nubwo bimeze gutyo, ko hahirwa uzarira ku meza y'umwami. Turi kwitegura, abantu hararitswe benshi, ariko abitabiriye ni bake. Muri abo bitabiriye rero hahirwa uzarira ku meza y'umwami, hahirwa uzicara ku ntebe y'ubwami. Nashakaga kuvuga ngo hahirwa nyine uzarangiza neza urugendo rwe amahoro. Yego. Hanyuma tuvuye kuri iyo gatoya, hari n'umuvugo. Umuvugo ati niwe buhungiro. Umuvugo ni ibintu byari bisanzwe, twari tukuzi nk'umuririmbyi mu bihe byashize. Nge nkumenya impano yo kuvuga imivugo nayo wari uyisanganywe utarayigaragariza abantu. Gira icyo tubwira kuri urwo ruhande. Urwo ruhande ikintu ndavugaho, nigeze mvuga ngo umusirikari atabara uko atewe. Yego. Iyi covid murayibona ukuntu ije ikagenza amaguru make, ikongera ikatwataka nk'uko muri iyi minsi imibare igenda ibigaragaza. Kandi mu bigaragara ntabwo gusohora indirimbo bikitwaye neza cyane kubera amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Ni muri ubwo buryo nashatse kubyutsa impano yanjye yo kuvuga imivugo. Najyaga nyivuga nkiga mu masekonderi, nongera rero kubisengera ndavuga nti nongere ndebe ko impano yanjye igikora cyangwa nongere nyityaze. Imana yongere ntyarize. Nuko rero ndavuga nti muri iyi minsi gusohora indirimbo, kugenda ingendo ujya gusohora indirimbo bitari gukunda, reka noneho mbyukirize ku mivugo. Nuko rero njyanisha n'ibi bihe turimo, ndavuga nti Imana niyo buhungiro, niko guhimbura umuvugo. Ni ukuvuga ngo wowe ku rwa ruhande wamaze gusobanukirwa ko amayeri yose covid ifite ngo ibuze abantu kuba bava hamwe bajya ahandi, nawe ugomba gushaka amayeri yose ugakorera Imana, ariko wubahiriza n'amabwiriza, ariko muri kondisiyo turimo nabyo ukabibyaza umusaruro. Yego. Yego Marie Gwiza, ni byiza cyane. Hanyuma wenda twerekeje ku bikorwa ufite imbere, urateganya iki? Uravuga uti nabonye ko corona ikomeje gukaza umurego, kuba wava hamwe ngo ujye gukora ibindi bikorwa bitari gupfa gukunda. Mama Gwiza, ubu muri uyu mwaka dufashe wenda uno mwaka no muri situation turimo, ibikorwa ushyizeho umutima, uvuga uti uko byamera kose nkurikije na situation turimo, ibikorwa ufite muri uno mwaka ushyizeho umutima nibi? Imivugo nzajya nshyiraho nimero z'umuvugo ngezeho kuko n'ubu mfite iyindi ntarashyira hanze. Yego. Mu bana ufite harya si batatu? Yego. Umukuru muranitiranwa yitwa Gwiza, nawe naherutse afite impano. Wowe bigeze hehe, cyangwa waje kumuryamira ukomeza kugaragaza iyawe we uramwibagirwa? Iyi covid ibizamuye, yaratangiye gukora amashusho y'indirimbo ye, ariko hari n'ijambo ry'Imana
yavuze nk'umwana asengera abantu. yego. Tuzakomeza kumutoza kubera yuko buriya amasomo yo ku ishuri mbona yashoboye, kandi ijambo ry'Imana yarivuga nka siporo, indirimbo yayiririmba nka siporo, kubera ko nanjye akazi nshinzwe ka buri munsi nimba ari uguhinga cyangwa nimba ari ako mu biro ndagakora, ariko igihe cyo kuruhuka nkamenya uko nanjye nkigabanyamo kuririmba nka siporo cyangwa kwinjira mu nganzo nka siporo. Yego Marie Gwiza, dusoza niki wabwira abakurikiye iki kiganiro tugiranye, abakunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, abakristo muri rusange bihebye kubera ibi bihe, baravuga bati ibintu birakomeye biducikiyeho, insengero zirafunze ntaho tujya guteranira, abaririmbyi nkuko babivuga ngo umuntu akaba atava hano ngo ajye Muhanga gukora indirimbo cyangwa Vikarongi ajye Nyamasheke, niki kikuri ku mutima wabwira abo bantu bose mu bihe nk'ibi ngibi? Ikintu nababwira nibakomere bashikame, nkamwe amaradiyo mutubereyeyo, mutuganiriza ibiganiro by'ukuntu twakwitwara, tukubahiriza amabwiriza ya covid, kandi tukagera n'iterambere ryo mu buryo bw'umwuka binyuze kuri aya maradiyo n'abatumirwa mugenda mugira nk'uku muba muhuje namwe. Ushobora kuvuga ijambo ry'Imana rikagira abantu benshi rifasha. Kuri WhatsApp ijambo ry'Imana tugenda turinyuzaho ndetse n'indirimbo. Yego. Ubundi bagerageze kubahiriza amabwiriza ya COVID-19 nk'uko leta minisiteri y'ubuzima ibitugezaho. Ariko ubundi gukora k'umukristo ko bizagumaho, habe ku zuba habe ku mvura, tuzakomeza gukora. Imana ishimwe. Reka tugushimire cyane Marie Gwiza. Yego murakoze. Imana ibahumugisha. Yego, yitwa Mukasine Marie Gwiza, akaba ari umukristo mu itorero Methodiste Libre. Ubu ngubu kubera impamvu z'akazi ari kubarizwa hariya mu murenge wa Kanjongo i Nyamasheke, ni mu ndongozi. Ubundi mbere yabaga n'ubundi Nyamasheke, ariko hano mu isantere ya Mugonero mu murenge wa Mahembe aho yakoreraga. Ubu rero akazi kakomereje aho ngaho Kanjongo. Akaba ari umubyeyi, ni umudamu, afite umutware, rekana namusuhuze, yitwa Andre. Ni umuntu ukunze kumuba hafi cyane, hari ubwo bazaga hano muri interview akamuherekeza. Akenshi ukunze gusanga twagiye tunabibabazaho yaba Marie Gwiza ndetse n'umutware we Andre. Umwe tukamubaza kuki ukora ibi ugashyigikira umugore, kandi hari abumva ko umugore niba agiye kuba umuhanzi, agiye kuba ikirara, agiye mbese ntabifate mu rwego rwiza. Hanyuma rero nunareba kuri YouTube nk'indirimbo yavuzeho yitwa Haracyari Ibyiringiro, nureba neza uzasanga papa rwose wari wambaye kote ryiza rimeze neza, ari kumucurangira gitari, n'umutware we. Ubwo rero urumva ko abamuri hafi mu buryo bwose bakomeza kugenda bakora mu bushobozi banabonye. Aba bantu ndabazi, kagira gutya akavuga ati abana bararya ibirayi ariko nakandi tukaguremo akagitari. Ugeze waba sugira ngo wabura ukuntu wirwanaho mu gihe nyine utabasha kwerekeza aho bashobora kubigutunganyiriza. Urumva rero nk'indirimbo bavuze Haracyari Ibyiringiro niyi, uwo muryo uri kumva n'uwo mugabo ibintu biba biryoshye. Rero uzi kuba umubyeyi yagira gutya akagira uko abigenza n'umutwara akamushyigikira. Zuke ubundi Marie Gwiza mumenyereye mu ndirimbo zikubita. Hari ikindi kintu muziho uyu mubyeyi ntarava kuri ibingibi twavugaga, ni umwe mu bantu nzi rwose, umubonye ushobora kugira ngo ntazi no kuvuga, ariko iyo mumenyeranye agutera brage ukavuga ati ndapfuye noneho. Yego, arisanzura pe. Ikindi ni umwe mu bantu bigirira terime utamutekerezaho. Hari igihe yaje hano muri interview kuri radio, umuntu aravuga ngo ese ngo bisaba iki kugira ngo nguze kuririmba ahantu, agiye gusubiza ndabyibuka neza, sinzirimba wabyibuka. Aravuga ngo bisaba kuba wambwira ukamenyesha hakiri imbere, nkabipanga n'izindi nshingano zaba iz'urugo n'iz'akazi,
hati ubundi nkaza tugakubita. Yes, agira ibihe byiza rero n'umuryango we. Hanyuma hari umuntu wari utwandikiye marerezuma mbonye no message amaze kuva ku murongo ariko bike mu byo nzi ndabigusubiza ati nukuri Marigwiza nakomerezaho kandi Imana igumye kumwongerera imbaraga. Ese indirimbo ze ziba kuri YouTube? Iki ndakizi ziriho. Afite abana bangahe? Yabivuzeho afite 3 ngo amazina y'abana be nayahe? Wonzi mpise nibuka yitwa Gwiza sponsor niwe mukuru, ubwo abandi 2 bo amazina ntago mise nyakurura. Ati nakomerezaho kuko indirimbo ze turazikunda. Ni uwitwa Ndayizeye Cosima Inyamasheke mu Kirimbi ku Kaburiro. Ndaza kumvishaho gatoya ku muvugo wa Mukasine Marigwiza ubundi dukomeze nandi makuru. Of course uracyakurikiye Radio Isangano kuri 89 n'ibice 4 aho ni kuri FM, utwumva kandi kuri internet kuri wa3.radiosangana.com ndetse no kuri application ya Radio Garden.